asigaye tugaperera rwose niba ikindi kibazo byarabaye hano ngaha nyuma zose ngomba gutanga raporo rwose ntabwo byabona abantu basigaye bahinga n'amasaka no kurinda amasaka wenda inyoni zitari barayabihora bagomba bahinga nta no kubagara rwose reba iri shyamba abantu bagomba kuripotinga rwose. What do we have this? Si ibintu rwose si ibintu ndebe ubusi nkatwe ba mudugudu tuba duhagaze hano ngaha ducunga umutekano twacunga umutekano ubu no guhinga byarabananiye rwose bashaka umuntu azaba ripotinga abarigere ku bayobozi bavuga ati ko guhinga byabananiye bakorera imirimo baziha abandi babishoboye turebera nk'aba ngaba rwose inyoni zigenda kumara amasaka ariko ndebe n'ahandi niba hameze gute rwose iki kigo ni icyo gukurikirwa abisibi ni ibyo gusubirwamo n'ibyo gusubirwamo. Wetin be this? Jesus. Ha blood of Jesus. Andega rwose ndandeba vrema n'abantu bageze no kwindi inyoni amasaka byarabananiye ngareba amasaka uje kuyabagara byarageze akusimange mudugudu hano ngaha ndaza mabwire mbagiye inama nkavuga ati muhinge imyaka muhinge kandi muzeza kandi mugomba kubagara mugakorera amasuka imyaka zanyu kandi rero iki kintu cyose kiri kandi buri kintu cyose kirimo rwose imyumbati zo wagera nta n'ubwo naduhinga imyumbati kandi nizo gusa wagiye nanga niyo wazirimo rwose iki kisi ikintu tugomba kugerageza kugeza abashinzwe umutekano bakari ukuntu babigeze umuntu agomba kumwirukana mu mudugudu wacu rwose nanjye birambaje rwose kureba ukuntu hariya mudugudu imbere zikaritse kureba ukuntu imyaka zimeze neza ko nta tungwa gusa abantu baza banywa ibikoma bamwuka niyo mpamvu rero abanyeshuri n'abana bose basanga barwara iki usanga barwara ibicurane bakarwara indwara zitandukanye bakagwingira kubera kutarya indyo yuzuye bakoreye ibintu neza bakavuga ati ibara amasaka tugomba kuyabungabunga bakabungabunga imyaka dore ko n'ab'i Kigali bose bagenda bagura imyaka inanga ubu si nk'abahinzi b'inanga babuze ukuntu imyaka bazihinga kugira zere ubusibe Kigali barya ibintu tuvanye inanga ibintu byo kwigaho rwose niyo mpamvu ndavuze ati ngomba gufata umwanya wanjye maze nk'abarura abantu bakukora neza mu mihingire rwose ibi bintu bigomba kwirwa bigomba kwirwa rwose nimba narebye nkavuga ati mperuka inanga y'ibintu 24 na juna 25 kugira ngo ukuntu ibintu bimeze neza wajya umudugudu usingure ibintu bigomba kwirwa. Telefoni nyinshi rero nabyo wamenya ibintu bimwe abantu baravuje rwose ubona ari umuntu imirire misa uri he ko nakubuze kuri rwose hari ahantu nawe nari natembereye rwose dukureye ukuntu imyaka zimeze kubona ibintu bigenda neza nari kureba ukuntu imyaka zimeze ukuntu banazitaho muri iki gihe nsanze ahubwo muri 2004 rwose bitaga ku bintu bisewe ziko inyoni zigaye zirarya amasaka n'imyumbati zigaye ziraziryamo bose umuyobozi no kumanza umuntu yabiga akabashyira hamwe akabashyira ku murongo rwose kugira ibintu bije ku murongo dore nk'ubu ngubu ahantu mpagaze mpamagaye rwose nari natembereye mu mirima zitandukanye hirya abaturage kugira ngo ukuntu abantu bazitaho rwose basigaye barahinga ni beza sinzi impamvu kandi ntari ubushake bw'ubutaka n'ubushake bw'abantu ntabwo bameze neza rwose uhamagariye igihe kandi nanjye no guhamagara uhamagariye igihe rwose kandi ndabona ibintu bitagenda neza
ugomba kubikurikirana kugira ngo mu mwaka uzaza uzaba hari ibiryo ku buryo nta muntu uzaba akivuga ati ngo abana baragwingeye. Rwose kanze ndaje tubyigaho rwose turebe ukuntu twatumizaho inama. Sa mister bishobotse waza nkubwira ku biro byanjye twakemura. Okay, ndaje ahamagaye igihe rwose ibyo nari nitutumye ari kuvuga ati ibi bintu ntabwo aba ari ibi inyoni zenda kumara amasaka ibyo ntabiba bibaho rwose ugomba kuyabungabunga. Ndeba ntabwo hasi ngo mfite abantu gusa inkomezi ndi kumva mu ntoki cyane inkomezi njye kureba minisitiri cyangwa nyure mu rugo manjye